Shalom, 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 shalom. Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha cyo ku munsi wa kane. Ndashimana ko yakurinze, ndashimana nanjye ko yandinze, tukaba twongeye guhura muri gahunda ya Waramutse turi ku wa kane. Ndakwifuriza igitondo cyiza. Ese waramutse? Imana ishimwe cyane ko ikomeje kuduha ubuzima bwayo, igakomeza kuturinda tudakwiriye, igakomeza kuturinda tujya tugendera mu nzira zidakwiriye, ariko ikatubera Imana, ikatubera umubyeyi. Ndashimana cyane ko yandinze ijoro ryose, nawe ikaba yakurinze, tukaba twongeye guhura muri gahunda ya Waramutse. Reka dusenge Imana, twumve ijambo ryayo akanya gatoya. Mana nziza, Imana ikiranuka, Imana ishoboye byose, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, turakwinginze Mwami w'abami kugira ngo aka kanya iki gitondo tugeneye uduhe kumva amagambo yawe y'ukuri, uduhe gusobanukirwa icyo ugiye kuvugana natwe. Ndakwereka umutima w'uyu muvandimwe Papa kugira ngo uwugenderere, amagambo yawe ahindure ubuzima bwe, amagambo yawe ahindure ubuzima bwanjye. Icyubahiro cyawe kiganze Mwami Yesu, amen. Imana ishimwe cyane, wowe wakoze subscribe ndagushimira cyane, nawe ubaye utarayikora uze kuyuka uyikore, kugira ngo gahunda zose za Muhoza TV cyane cyane no Waramutse, hari n'ibindi bikorwa byinshi dufite imbere, ujye uba uwa mbere kubireba. Byose ni ibikorwa byubaka ubwami bw'Imana, ni ibikorwa byiza byagurira, bihamagarira abantu kumenya Kristu, kumenya kwera kw'Imana, kumenya gukiranuka kwa Mesiya, kumenya gukiranuka k'umwami w'abami wapfuye akazuka. Amen. Reka tureke gutinda cyane, tureke kwizimba mu magambo, kuko tuba dufite umwanya muto. Ndabizi bamwe bari abanyeshuri, abandi bafite utuzi bagiye gukora twa buri munsi tubatunga. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana. Haleluya. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yohana. Umunsi turaganira mu gitabo cya Yohana ibice 19 umurongo wa 30. Haravuga ngo Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye, acurika umutwe. Reka dusubiremo rimwe. Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye, acurika umutwe. Haleluya. Ese Yesu ni iki kintu yaravuze ngo birarangiye? Ndashaka tuvugana akanya gato ku bintu Yesu yaravuze ngo birarangiye. Ubundi kera ubwoko bw'Abisiraheli bwajyaga bugira icyo bita gutamba ibitambo. Hari ahantu habaga aho hitwaga ahera, naho umutambyi yajyaga ajyana ibitambo agiye gusabira abantu imbabazi. Nta wundi muntu wari wemeye gukandagira uretse uwo mutambyi. Ako Yesu yaje mu isi kugira ngo twese tujye tubasha kuganira n'Imana. Avuga ngo birarangiye, yarari no kuvuga natwe Abanyarwanda, Abarundi bari mu mico mibi yo kuraguza no guterekera, ubwo bamwe basengaga za Ryangombe, za Nyabingi n'ibindi byinshi, kuko amateka atwereka ko wasangaga abantu bafite icyo bita indaro, habaga icyo bita kubandwa. Mu Rwanda twari twuzuye imbaraga zo gusenga icyo bita abazimu, cyangwa se abantu bapfuye, ugasanga abasekuru bacu barabashengereraga. Ariko Kristo avuga ngo birarangiye, yararimo aravuga ngo Abanyarwanda nabo bagiye kumenya imbaraga zanjye, Abanyarwanda nabo bagiye kumenya Imana itanga ubugingo buhoraho, Abanyarwanda nabo bagiye kumenya Imana itari Ryangombe, Imana itari Nyabingi, ahubwo icyo bita Jehova Jire, Imana nzima, Jehova Shalom, Imana y'amahoro, Jehova Adonai, Jehova Sabaoth. Haleluya. Bagiye kumenya Imana. Uwiteka ngabwira Mose ngo nitwa ndiho. Haleluya. Twari tugiye kumenya Imana yitwa ndiho. Aki kibazo nakubaza iki gitondo nshuti yanjye. Ese ko Yesu yavuze ngo birarangiye waramwakiriye? Ese ko Yesu yavuze ngo birarangiye ubu nukijya mu bapfumu koko? Ese ko Yesu yavuze ngo birarangiye ubu nukizerera mu mbaraga z'ubwenge bwawe? Ndagira ngo mbwire ngo wikemera ko Satani agutwaza igitugu, wikemera ko Satani akubuza amahoro, kandi hari uwabonye ko guhana n'Imana atari ikintu cyo kugundira, akemera kwambara akamero ka muntu, akagira agaciro kari munsi y'ak'imbata, akaza kubabazwa ku musaraba i Getsemani, agasenga n'umubabaro, akarira.
kabiri icyuya kivanze n'amaraso kugira wowe wari umunyarwanda utaruzi Imana ikubonekere. Byahaye bibabaje inshuti yanjye ukemera ko Satani agutwaza igitugu. Hari umuntu wagupfiriye yifuza kuzabaho iteka, ariko ubugingo bwawe ukaba uri gutuma buzajya muri Gehinomu iteka. Ongera ubitekerezeho. Yesu yaravuze ngo mbasezeranyije amahoro. Ese ubu waba ubayeho udafite amahoro? Ndakubwiza ukuri niwiyobora. Ndakubwiza ukuri niwemera kwiborwa na kamere. Ndakubwiza ukuri niwemera kwiborwa n'umubiri. Ndakubwiza ukuri niwemera kumva yuko uzabona amahoro mu businzi. Nta mahoro uzigera ubona. Nubwo akanya gato ibibazo ubuhungura byuko ugasanga byabaye byinshi. Arabibwira ko abona amahoro by doing much sex, bikabatera kujya mu busambanyi bwinshi, ariko abenshi baragaruka tugasengana nta mahoro babona. Birababaje ukuntu Satani ari kukubuza amahoro kandi Yesu yaragupfiriye. Birababaje ukuntu uri kubabara hari uwamaze kubabazwa ku bwawe. Ndagira ngo mbwire ngo iki gitondo surrender your life. Ndashaka kubwira Kristu uzatumaho, uzatuma ubaho iteka ryose, imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Ndagira ngo mbwire ngo data aragukunda, kandi ndagira ngo mbwire ngo soul yawe niyo ifite agaciro. Narwaje mukuru wanjye, hari umunsi nibuka yari ari muri koma, nari muriho. Dogiteri araza n'ikaramu musiribanga munsi y'ikirenge, arahasiribanga cyane ako niyumva. Icyo kintu cyambereye isomo, mbona ko uyu mubiri ari ubusa. Mbona yuko igifite agaciro ari soul, ari ubugingo, aribwo bukontorora uyu mubiri. Wewe wanyawo ntago ari wowe kino kibiribiri. Wewe wanyawo n'uw'imbere ugira amarangamutima, ubabara. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo tuzambara imibiri mishya idapfa iteka. Ese kankubaze inshuti yanjye, umubiri uzambara udapfa iteka uzaba wambariye mu ijuru cyangwa uzaba wambariye mu muriro w'iteka? Simwifuriza kubabara iteka, ndakwifuriza kuzabona Imana iteka. Ngo ndakubwira abantu ati gukorera Imana ni bya bindi umunyarwanda yavuze ati nafashe ibuye rimwe neye inyoni imwe nica inyoni ebyiri. Uri mu isi ubona amahoro abisi babuze. Icyo cyugomba kukimenya, niba utarakira Kristu nta mahoro uzigera ubona, kuko muri mutima hazaguma space. Uzishakira amahoro ariko nayo uzabona. Nuguta igihe ushaka wagaruka, kuko amahoro ari muri Kristu gusa. Niko ijambo ry'Imana rivuga, kandi dufite ibihamya. Dufite abantu benshi twasengeye bagiye baza ati twabuze amahoro yo mu mutima, twayashakishije mu businzi, twemeye tuba imbata yo gusambana, ariko nta mahoro twabonye. Ariko baza muri Kristu twasengana, Yesu akabaha amahoro asendereye. Ndagira ngo mbwire ngo wikemera ko Satani iki gitondo agutwaza igitugu. Yesu yarabirangije, ubwo yarivugiye ati birarangiye. Ubu nawe wakigererayo, ubu nawe watakira Imana ikakumva. Reka iki gitondo uhindure icyerekezo, wakire Kristu mu buzima bwawe. Kandi iyo waranamwakiriye, reka gukontrole, reka kubera umwami. Wewe wimubera umwami, reka kubera umwami akuyobore, akwereka inzira ukwiriye, kuko ari we wakuremye, kandi akakurema afite icyo akuremeye. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ngo birarangiye. Kwicwa n'agahinda byararangiye, guhangayika kubw'abantu byararangiye, guhangayika kubw'ubukene byararangiye. Kwese ajya abasha kuduha amahoro, kandi iyo tumwizeye ifeza n'izahabu biri mu biganza bye. Ndanezerewe twiganye amagambo akomeye uyu munsi. Yesu aracyari ku ngoma. Reka dusenga kubw'uyu munsi wa mugisha Imana iduhaye, twishimire kubw'aya magambo, tunayereke kubw'uyu munsi. Imana nziza, Imana ikiranuka, Imana ishoboye byose, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Papa, wongeye kutwibutsa igitambo cyawe ku musaraba, wongeye kutwibutsa ubabare wagize ku bwacu. Papa, reka aya magambo tuyatekerezeho, duhindure icyerekezo, nitwemere ko Satani akomeza kudutwaza igitugu, kandi byose warabirangije. Reka ukomeze utwambike imbaraga. Ndakwereka uyu muvandimwe Papa, ndamugotesha amaraso ya n'amarayika bawe. Ndamusabira umugisha, ndamusabira guhirwa uyu munsi. Ubane nawe mugotesha amaraso ye, kandi Papa mu buzima bw'ubutsinzi. Wamurwanya umurwanye, icyamurwanya ikirwanye. Ndirukana uburwayi ku buzima bw'uyu munsi. Ndasendereza amunezero, surprise z'ibyishimo, favor zawe zimugaragareho, igikundiro cyawe kimugaragareho, no kukumenya bimugaragareho. Amen.
Imana ishimwe cyane inshuti yanjye. Ndagusaba utarakora subscribe, kora kuri subscribe, kandi iki kiganiro ujye ugisharinga kuko Kristo ari cyo yakivuzeho. Yatubwiye ko umuntu uzajya wumva waramutse hari urukingo rwa 2023 yamugeneye, kuko harimo amagambo Imana yagiye iduha kuvuga. Ndagira ngo ubwire ngo reka umwe mu ba mbere batuma ivugabutumwa rigera kure. Imana iguha umugisha cyane. Nishimiye kubana nawe uyu munsi ndagusaba kugira ngo Imana ikomeze ibane nawe, kandi ndagusabira umugisha utagabanyije. Shalom shalom. Yesu aragukunda, naho kuwa gatanu ndagukunda cyane nanjye. Amen.